Ni karibu bavandimwe, nongeye kunezerwa cyane kugaruka muri episode ya gatatu. Muri episode zishize iya mbere n'iya kabiri twagiye tubona uburyo Imana iriyo, uburyo yera indangakamere biyiranga, uburyo ari urukundo, igira ubutabera bwose. Episode ya kabiri tugenda tubona n'uburyo umuntu yangiritse rwose kandi atabasha gushyikira, atabasha no kwipima na gato ku butungane bw'Imana. Bityo umuntu byamuzaniye kuba ari muri danger, ari mu kibazo gikomeye kandi ikibazo cy'iteka, kandi ko icyo kibazo hatabayeho kugobokwa, hatabayeho kungwa n'Imana, ashobora kuzabizira iteka ryose. Rero tugiye kumva cyane rwose ninde wahuza umuntu mu by'ukuri n'Imana. Ni iki cyakorwa, ninde, mbese ibyanditswe byera bigaragaza ko ari inde ubasha kunga umuntu n'Imana. Ni karibu pastor. Yego murakoze. Urakoze uburyo bivuze. Mu by'ukuri uravuze uti Imana yera, umuntu yayicumuyeho, hagati y'umuntu n'Imana yera harimo amatati cyangwa se amakimbirane akomeye cyane kuko umuntu yahemukiye Imana yo ntabwo yigeze ihemukira umuntu. Aya makimbirane muyumve neza. Ay'abantu yo mwahemukiye undi n'undi yamuhemukiye, aho bimeze biri ku ruhande rumwe. Imana yo ikiranuka y'urukundo, ica imanza zitabera, yera, igira umujinya utunganye, igira imbabazi zihoraho. Umuntu we mubi, muri kamere ye mubi, mu ngeso ze mubi, mu migirire ye mubi, wuzuyemo amafuti, wuzuyemo gukiranirwa, ishyari n'inzangano, kandi ibyo bintu akaba yarahereye ryari akivuka. Akaba bikomora kuri Adamu waguye muri Edeni, akabiraga abamukomokaho bose, ngo nicyo gituma ngo bose bagerwaho n'iki n'urupfu, bose bakoze ibyaha. Rero kugira ngo uwo muntu n'Imana imeze utyo babana, hasaba umuhuza, hasaba umwunzi. No mu buryo bwa Kinyarwanda iyo abantu babiri bagiranye amakimbirane cyangwa bahemukiranye, bitabaza umuntu w'umwunzi cyangwa se w'umuhuza. Rero hariho umuhuza waje hagati y'umuntu n'Imana. Mu rwandiko rwa kabiri rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 5, haravuga ngo kuko hariho Imana imwe, ngo kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu, ari we Yesu Kristo. Ndashaka kuvuga uyu muhuza umwe w'Imana n'abantu, mwibyitondere, nawe akaba ari umuntu, Yesu Kristo. Uyu Yesu Kristo muri Yohana igice cya 1 umurongo wa 1 ho aravuga ngo mbere na mbere hariho jambo, ngo kandi ijambo yahoranye n'Imana, ngo kandi ijambo yari iki? Yari Imana. Ubu byaremwe byose na kimwe atagize gute ataremye. Mu yandi magambo, uyu muhuza w'Imana n'abantu ni Imana muntu. Yohana igice cya 1 aravuga ngo yari Imana. Muri Timoteyo Pawulo yandikiye Timoteyo aravuga ngo hari umuhuza umwe w'Imana n'abantu, ngo ni Yesu Kristo, ngo kandi ngo ni umuntu. Kubera icyo ari umuntu akaba ni Imana. Impamvu ari Imana ni ukugira ngo agire ziriya kamere zose z'Imana: ubutabera, gukiranuka, kwera, kugira umujinya, imbabazi n'urukundo. Impamvu ari umuntu ni ukugira ngo abashe kugerekwaho ya kamere ya muntu. Ni ukuvuga ngo afite kamere ebyiri zombi kandi zitandukanye, zitivanga, imwe itanaburira mu yindi,
ahubwo ni nk'uko wafata imwe ukayorosaho iyindi. Afite kamere y'ubumana kuko ari Imana nyamana, afite na kamere y'ubumuntu kuko ari umuntu nyamuntu. Icyakoze we nta cyaha kimubarwaho kuko nta muntu wakunga, nta mwunzi w'umunyabyaha. Umwunzi buri gihe aba ari umwere muri icyo cyaha cyagize gute, cyakozwe. Rero ni umwere, arera. Iyo concept mubanze muyumve. Iki cyanditswe rero twasomye cyo mu Bakorinto, urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye abera b'i Korinto, ndagira ngo tunagisome. Uyu mwunzi ameze ate? Kuko ntabwo ari umunyabyaha. Icyo mu cyumvi haravuga ngo kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Mu mugambi w'Imana w'iteka yatoranyije Kristo, we utigeze umenya icyaha. He had no knowledge of sin. Habe no kugikora ntiyanakimenya. Muntu we n'icyo atakoze abakizi. Uyu we mu myifurize ye ntigeze yifuza gukora icyaha. Icyakoze ngo ni umuntu kuko yambaye umubiri. Mu ndangakwemera y'abakirisitu y'Iniseya turavuga ngo yambikiwe umubiri mu nda y'umwari Mariya, ariko niwe waremye Mariya. Nyene data witwa Charles Spurgeon wajyaga avuga ngo biratangaje cyane kubona umuremyi wa Mariya yongera kandi akanyura mu nda ye, akaba ariho yambikirwa umubiri, kandi umubiri yaremye. Ngo iyo ni paradox, ngo biratangaje cyane. Ubundi muntu tuvuga Kristo uba wumva bitangaje. Yego, kandi ni koko biratangaje. Aho niho yambikiye umubiri, agira kamere ebyiri. Aba umuntu ariko utarigeze umenya icyaha. Nyamara ku bantu bose basanzwe twabonye ko abantu bimeze bite, bose bakoze icyaha. Yesu ni umuntu nk'uko n'abandi bantu bose ari abantu, ariko itandukaniro rya Yesu n'abandi bantu ni uko abantu bandi bose ni abanyabyaha ndetse bakoze icyaha, ariko umuntu Yesu ni umukiranutsi, ngo ntiyigeze kumenya icyaha. Ngo usibye yuko Imana Data yamuhinduye kuba icyaha. Murabyumva? Imana niyo yamushenjaguye, Imana niyo yamuhinduye. Iri jambo guhinduka kuba icyaha bivuze iki? Ibi bivuze yuko Imana yamugeretseho dosiye y'aba bantu bayigomeye. Iyo niyo dosiye yigeretseho, ariko ngo Imana yimugeretseho ahinduka icyaha. Ntabwo Yesu yigeze ahinduka umunyabyaha mu ngeso ze. Ntabwo Yesu yigeze ahinduka umunyabyaha mu migirire, kuko ngo ntiyigeze akora icyaha. Ni kuvuga ngo nta experience y'icyaha, ntiyigeze agira experience y'icyaha n'imwe. Niho tuvuga ngo he knew no sin. Ntabwo ari uvuga ngo ntabwo yari azi ko icyaha kibaho. Icyaha cyo nore yari azi ko kibaho, ariko we ntabwo yigeze. Uko iri jambo kumenya n'ahandi nta n'ujya arikoresha bashaka kugaragaza ngo yari ataramenya umugabo we, umugore we, bivuze ngo bari batararyamana nka Yosefu na Mariya, ngo yari ataramenya umugore we. Nyine ni ijambo rishobora gukoreshwa bitashatse kuvuga just knowledge ya head, ahubwo bishatse kuvuga experience. Ngo ntiyigeze akora icyaha na kimwe. Ngo ariko Imana imuhindura kuba icyaha,
ku bwacu kuba icyaha ku bwacu ntabwo ari kubwe kubwe nta cyaha na kimwe kimurimo kubwe nta cyaha nta dosiye y'icyaha yiwe nayo ntimuriho kuko we nta cyaha yigeze akora ngo ahubwo ku bwacu niba abantu bazahura ninde uzahura n'Imana yera twebwe abantu bene Adamu ariko turi iki turi abanyabyaha mwene data wa kera avuga ati nakwegera nte ndi umunyabyaha nanduye wowe wera urebe ngo Imana ngo yamuhinduye kuba icyaha ngo nitwe twari abanyabyaha nitwe twexperience twakoze ibyaha nitwe twavukanye ibyaha tubikuriramo ariko Imana ifata iyo dosiye iyegereka kuri nde kuri Kristo mubyumve neza ntabwo ari uko Imana yari imurenganyije kuko iyo dusenye ibindi byanditswe tubona ko Kristo ngo yaje gukora uno murimo wishimiye wo kugerekwaho ibyaha ngo ni ibintu Kristo nawe yagize gute yashakaga ngo Imana imugerekaho ibyaha byacu ni ukuvuga ngo mwumve wa muntu wari ufitanye amakimbirane n'Imana ikintu yapfaga n'Imana ni iki ni icyaha none cya cyaha Imana yagifashe iyo dosiye igereka kuri nde kuri Kristo ariko utarigeze ukora icyaha noneho wa muntu muri we muri Kristo asigara ahindutse gukiranuka kw'Imana aho hantu hatinde cyane ni ukuvuga ngo uyu muntu mbere y'uko icyaha cye kigerekwa kuri Kristo dosiye yari imuriho yagendaga dosiye kandi igihembo cy'icyaha ari iki ari urupfu ari uwo gupfa ndetse uko gupfa ni ugupfa ku iteka ryose kuko hariho urupfu rw'uburyo bugera kuri bungahe hari ugupfa just gutandukana k'ubugingo n'umubiri buri muntu wese n'igihe twajyanye umuntu rusoro n'ahandi uku ni ugupfa rwose nabyo ni ugupfa ariko hari no gupfa kwiteka ariko gutandukana n'Imana byiteka hakaba no gupfa ko mu mwuka aho umuntu atabasha kumenya Imana atabasha kumenya umuremyi ngo amurikogonayizinge atabasha kwizera izi ni impfu zigera kuri 3 n'abamvuze wa umuntu wese rero hari urupfu rwa mbere rwo yapfuye akimara kugoma Adamu akimara kugoma abamukomoka bose bakavuka ari abanyabyaha already buri muntu wese arapfuye mu mwuka arapfuye ku byo kumenya Imana arapfuye ku byo gushaka Imana arapfuye ku byo kubaha Imana arapfuye aho ni umupfu ntashobora umuntu yashobora kugira ibindi bintu byose yakubaka inganda zikomeye mu bushobozi yarima igitaka yatema ishyamba ahantu hari ishyamba akahindura amazu ibyo bintu arabishoboye yahitamo byinshi ariko kumenya Imana ntawe umenya Imana ntawe ushaka Imana umuntu arapfuye muri ubwo buryo ariko kandi umuntu kuri uno mubiri nanone yambaye kuko umuntu ni umubiri akaba n'ubugingo iyo umubiri n'ubugingo byatandukanye uyu muntu nabwo aba agize gute apfuye n'uwandi tujya kumushyingura yego ariko hariho no gupfa ku iteka ryose ari nako gupfa guteye ubwoba ni ukutandukana n'Imana by'iteka ryose mu yandi magambo muri Edeni umuntu yatandukanye n'Imana ariko by'akanya gato temporo gupfa nyako ni ukuzatandukana n'Imana by'iteka ryose rero kugira ngo umuntu yiyunge n'Imana atazatandukana n'Imana by'iteka ryose bisaba ko Imana byasabye ko Imana ibara icyaha cye kuri Kristo uwo muntu wagasigara ari ugukiranuka kw'Imana iyo icyaha cye kibazwe kuri Kristo wahagarara imbere y'Imana ati Imana iyo imurebeye muri Kristo wabazweho ibyaha bye ibona ari intungane ibona ari umuntu ukiranuka muri Kristo uri kuri ya standard y'Imana twabonye yego gukiranuka nk'uko Imana ibona muri Kristo
uko imana yabaze icyaha cy'umuntu kuri Kristo cyande cy'umuntu, ni nako n'Imana yabaze gukiranuka kwa Kristo ku muntu. Ngo standard iri ko gukiranuka si ugukiranuka k'umuntu, ni ugukiranuka kw'Imana. Ubu abizeye bose bambaye gukiranuka kwa Kristo kuruta cyane kwa kundi tubona ko abamarayika Imana ibabonamo amafuti. Yego, twari twabisonye ko ibabonamo amafuti abamarayika n'abagaragu bayo ibabonamo amafuti, nta n'ijuru ibona ryijimye, ijuru ribona ridatunganye cyane. Mbega umunezero. Bafite gukiranuka kw'Imana. Ndagira ngo umuhumve si ugukiranuka kwabo kw'abantu. Ubuyobe bwa mbere bw'umuntu ni ugushaka gukiranuka kwe. Ati wenda wasenga ngo ugire gukiranuka, nta wakugira ute wowe ubwawe uri umunyabyaha. Nuvuga ngo umuntu akeneye gukiranuka kw'Imana kugira ngo Imana nimureba ntimubonemo amafuti, kugira ngo Imana nimureba ntimubonemo icyaha na kimwe. Rero n'ufite gukiranuka kw'Imana ari muri Kristo. Ndagira ngo nanone mubyumve neza, ntabwo ushobora kugira gukiranuka kw'Imana ngo ikuboneho itakurebeye muri Kristo. Ngo niyo mpamvu hano havuga ngo ni muri we, ngo kugira ngo muri we bahinduke gukiranuka kw'Imana. Muri Kristo bahinduke gukiranuka kw'Imana. Nuko nguko byashoboka ko umuntu yunga n'Imana. Ibyo rero kugira ngo bishoboke nihuta, ibyo bintu kugira ngo bishoboke byagenze bite? Imana yabigenje ite? Hakozwe iki? Mbere na mbere Imana yo ikiranuka mu mugambi wayo w'iteka yohereje Kristo. Muri Yohana igice cya 10 murongo wa 17 kugeza kwa 18 wadusomera. Yohana igice cya 10 hagaragaza yuko Yesu afite ubugingo buhoraho kandi nabe ari bw'aba. Wadusomera 10:17 kugeza kuri 18. Igituma data ankunda nuko ntanga ubugingo bwanjye ngo mbusubirane. Ego, ntawubunyaka ahubwo mbutanga ku bushake bwanjye. Nshobora kubutanga kandi nshobora kubusubirana kuko iryo ari ryo tegeko nategetswe na data. Abayuda bongera kumupfa. Wagarukiraho. Yego. 18 wayisoma. Yego. Yesu tubona ni Imana ngo afite ububasha bwo gutanga ubugingo bwe, akongera akajyana n'ububasha bwo kugira gute bwo kubusubirana, kuko ngo yabihawe nande na data. Rero Imana yatanze, yohereje Yesu atanga ubugingo bwe, arapfa. Kuko igihembo cy'icyaha ni iki? Ni urupfu. Kugira ngo mwumve ko ntabwo Imana yabinyongeyemo kuko ntibera. Nuvuga ngo Yesu yarapfuye nk'uko igihembo cy'icyaha ari iki? Ari urupfu. Icyo gihembo agira gute? Aragihembwa. Ikintu gitangaje nuko abamwishe nabo yari yaje kubarwaho icyaha cyabo, ariko yaragipfuye ku buryo si amarangamutima. Ibintu by'igikirisitu nta n'ubwo arangamutima, ntabwo ari ibintu byanyongeramo. Nuvuga ngo cya gihano cy'igihembo cy'urupfu yaragihanwe, yaragihembwe, arapfa. Ngo rero atanga ubugingo bwe, ariko ngo afite n'ubasha bwo kugira gute bwo kubusubirana. N'epfo hanagaragaza ngo kandi yabusubiranye, nuvuga ngo abari muri we bafite ubwo buzima, bafite ubwo bugingo, kuko afite ububasha bwo kubusubirana. Yamennye amaraso. Cyambere yatanze ubugingo bwe, arabusubirana. Yamennye amaraso kubera yuko ukurikije amategeko bundi ikintu cyose cyezwa n'amaraso. Icyaha cy'umuntu cyari kiremereye cyane ku buryo ikiguzi ntabwo yari ifeza, nta nubwo yari izahabu. Byasabaga ko hamenwa amaraso atagira inenge. Kandi mu bitungwa byose byo mu isi nta gitungwa kitari gifite inenge. N'umuntu yari afite inenge. Byasabaga amaraso atagira inenge. None se Imana yava amaraso ite kugira ngo
icyo nacyo gishoboke. Imana mu buhanga bwayo ndengakamere yahindutse umuntu. Reka mbabwire nimba hari inkuru itangaje, yahindutse umuntu, yambara umubiri ku buryo Yesu bamuteraga umusumari akava amaraso, kandi ari Imana. Kimwe mu bijya bicanga abapagani, ese Imana iva amaraso igaterwa umusumari ikicwa gute? Ni uko afite ububasha bwo gutanga ubugingo akongera akabusubirana. Icyo gihe rero iyo arimo aratanga ubugingo nabyo si byari ukwigirisha. Hanavuga ngo ngo yari Imana, ngo ntabwo ubwo yababaraga. Yarababaraga, yamennye iki? Amaraso. Ndagira ngo dusomere ibyanditswe tume gusa mu byumve uburyo yamennye amaraso y'igiciro. Abakolosayi 1:14 ndahasoma, wowe uze kudusomera muri Petero wa mbere 1:18 kugeza kuri 19. Mu Bakolosayi 1:14 avuga ngo niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Agaragaza ko yaducunguje amaraso ye, niyo yamenye Kristo ngo tubone. Mu yandi magambo, kubabarirwa ibyaha bisaba iki? Harasaba gucunguzwa amaraso. Ntabwo umuntu yababarirwa ibyaha yagiye ngo kubyatura mu cyumba. Ntabwo umuntu yabarirwa ibyaha yabibwiye umupadiri cyangwa umupasitori. Ntabwo umuntu yabarirwa ibyaha yatanze icya 10. Ntabwo umuntu yabarirwa ibyaha yasirimbye mu byumba. Ntabwo umuntu yabarirwa ibyaha yambara wenda imyambarire imeze gutya, cyangwa se arya ibiryo bimeze gutya, cyangwa se ngo yubahirize umunsi runaka. Muzi ko abantu bashyiraho requirement zo kubarirwa ibyaha, ariko ngo niwe waducunguje amaraso. Mu Bakolosayi 1:14 ngo kugira ngo tubone kubarirwa ibyaha byacu. No muri iyo Petero wa mbere 1:18 wadusomera wumve ngo kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatojwe na ba sekuruza banyu, atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi, nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo ya Kristo. Ngo amaraso twacungujwe ntabwo arimo inenge, si izahabu, si ifeza. Ni fact yatangiye agaragaza ukuntu umuntu yabaye umunyabyaha, ngo ingeso mbi ngo twakuye ngo kuri ba sokuruza bacu. Kandi mwibuka ko sokuruza bacu wa mbere ninde? Ni Adamu. Aho niho byakomotse. Ngo kugira ngo rero icyo kintu kituveho, ngo twaguzwe, ngo twacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi kirenze ifaranga. Izahabu n'ifeza muri kino gihe iyo mvugo tuzikoreshe ni nk'amafaranga, ni amadolari n'amayero n'amabuye gaciro akomeye. Ngo iki giciro cy'amaraso Yesu ngo kirenze ibi. Ngo rero ngo ni amaraso ngo ameze ngo nk'ay'umwana ngo w'intama atagira inenge. Ubundi mu izano rya kera y'igitambo cy'ibyaha cyajyaga gutangwa, hatangwaga amaraso y'inyamaswa itagira inenge. Aha rero Yesu arimo araza kugira ngo abasobanurire babyumve ko ari we, ni we wabaye utagira inenge, ngo kuko ngo ni amaraso atagira ibara, atagira inenge, ngo ariyo ya Kristo. Mu byumve, ni amaraso ya Kristo yaducunguye. Yande? Ya Kristo wambaye umubiri uva aya maraso. Muri Matayo 26:28 haravuga ngo kuko aya ari amaraso y'isezerano rishya, ngo ku bwa benshi ngo bababarirwe ibyaha. Ahantu hose urabona aya ni amaraso y'isezerano rishya, ku bwa benshi ngo bababarirwe iki? Ibyaha. Yesu yagombaga kumena amaraso kuko Imana ikiranuka, kandi ikaba yaravuze ko kugira ngo ibyaha bibabarirwe hagomba kumeneka amaraso. Nta bundi buryo icyaha cyari kuva ku muntu iyo hatameneka iki? Amaraso. Abaheburayo 9:22 barabivuga ngo kuko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Yesu yashoje gukiranuka kose kw'Imana ubwo yavaga iki? Amaraso. Kuki yavuye amaraso? Ni uko igihembo cy'icyaha ari iki? Ari urupfu. Yayavuye ubwo yicwaga. Ngo ayo maraso niyo yagize gute? Yaducunguye.
niyo mpamvu tujya turimba izo ndirimbo cyane ngo amaraso y'umwana atunganye ngo niyo atuma ngo niyo yoza abanduye ngo bakabonera de. niyo mpamvu umuntu ibyaha bye byabazwe kuri Kristo ni umuntu waboneye de, yarogejwe rwose ndetse yogejwe n'amaraso ya Yesu, yaraboneye de muri Kristo. ukubonera de ni ukubonera de ko muri Kristo. niyo mpamvu uzasanga ahantu hamwe bitwa ngo nabera, nabera kubera ko bagukoreye, oya naberejwe muri Kristo, bafite ugukiranuka n'ukwera bahawe n'Imana. kuko Yesu yarapfuye bavandimwe, si uko gusa yamennye amaraso, ariko iyo amena amaraso ntapfe. wenda amaraso yakameneka ariko ntapfe, ntabwo igihano cyacu cyari kuba cyishyuwe, kuko igihembo cy'icyaha ni iki? Ni urupfu. ariko yaramennye amaraso gusa ariko ntapfe. niyo mpamvu na duresinga abantu bajya bavuga ngo ntabwo yapfuye ngo bya nyabyo. iyo ataza gupfa ntawe ari guhinduka uwera muzanenge utagawa, ntawe ari kubabarirwa ibyaha, ntawe ari kuba afite n'icyo avuga imbere y'Imana. Yesu rero yarapfuye, ndetse ni nabyo byiza. abakristo bajya bavuga ngo ndashima umusaraba, yego, kubera ko yawumenyeho amaraso, ngo ariko cyane cyane ndashima yamva nziza. iyo ataza, igihe yapfaga burya niho igitego cyari gitangiye kwinjira. igihe yapfaga burya igihembo cy'icyaha ni urupfu. yari amaze kugira gute? Gutanga igihembo cy'icyaha. rero Yesu nguyu yarapfuye. hariya muri Petero wa mbere 2:24 ndagira ngo uhadusomeye nimba ugihari, urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 noneho umurongo wa 24. ibya Yesu biratangaje bavandimwe, yamennye amaraso y'igiciro cyinshi. 1 Peter 2:24 haravuga ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we, abibambanwa ku giti kugira ngo dupfe ku byaha, duhere ko tubeho ku gukiranuka. umva ukuntu byagenze. umuntu uri kwibaza ngo se noneho najya mu ijuru nte? mbere na mbere ubwe ni ukureba uwikoreye ibyaha mu mubiri we. uyu muntu twabonye ko ari umuntu Mana. ni hehe ibyaha bya muntu byagiye? ni kuri Kristo muntu, ku Mana muntu. ibyaha yabyikoreye mu mubiri we. aho niho yagize gute? yabyikoreye. arabihanirwa. kuki yahanwe? nuko iki gihano cyari guhabwa umuntu cyahawe Kristo. niyo mpamvu nimba hari umuntu uvuga ngo yarahaniwe, Kristo aramuhaniwe, akongera akavuga kandi ngo azanahanwa, uwo ngo ni ingorwa ya mbere, ni magorwa wo muri iyi si. confused, you don't know Christ. kubera ko ngo yarabihaniwe rwose. bya hehe? ku giti. yarahanwe ku giti. igihe yakubitwaga inkoni, abahanga bavuga ngo yakubitwa hafi inkoni 40. igihe bamuciraga amacandwe, igihe bamupfuraga ubwanwa, igihe bamusogotaga inkota, igihe bamuherezaga kunywa sipongo, igihe bamukwenaga igisambo kimwe kimukwena, yararimo agira gute? ahanirwa icyaha. igihe yapfaga yarimo ahanirwa icyaha. ngo yabihaniwe hehe? ku giti. kubera iki? ngo ni ukugira ngo natwe dupfe ku byaha. ni ryari twapfuye ku byaha? abantu bamwizera igihe yapfaga ku giti we. we yapfuye mu buryo bw'umubiri. twe twapfuye ku cyaha. cya cyaha cyari kiri ku muntu, ariyo conflict iri hagati ye n'Imana. ubwo Yesu yapfaga ku giti mu buryo bw'umubiri, agiriwe ibyamfura mbi biriya byose, ngo nibwo abamwizera bo bapfuye ku cyaha. ni ukuvuga ngo biratangaje kubona Mugisha nimba uri umwizera wapfuye ku cyaha kirya gihe muri Kristo. aho niho bapfuye ku cyaha, ngo kugira ngo dupfe ku cyaha. ibi bintu biratangaje bavandimwe, ngo duhere tubeho ku gukiranuka. hariho gupfa no kubaho. gupfa no kubaho. mbere umuntu
mbere umuntu wari umunyabyaha yari apfuye ku gukiranuka, ariho ku cyaha. Ariko kuko Yesu yahanuye ibyaha by'umuntu ku giti, umuntu ngo yapfuye ku cyaha ngo ahera ko abaho gukiranuka. Wa muntu utashakaga Imana none atangira kuba umuntu ushaka Imana. Wa muntu utamenyaga Imana atangira kuba n'umuntu umenya Imana. Wa muntu wakiranirwaga atangira kubaho kugukiranuka, kubera ko uyu murimo urangiye wa Yesu Kristo yakoze, kuko ngo yarapfuye ngo duhere ko tubeho kugira gute kugukiranuka. Bavandimwe, ibi bintu biratangaje. Muri Yesaya 53:5 baravuga ngo nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, ngo yashenjaguwe guriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Ni ukuvuga ngo umuntu nta mahoro yari afite kuko ari umunyabyaha, ariko kuko Yesu yabazweho ibyaha, umuntu yakiriye amahoro yande y'Imana. Yacumitiwe ibyaha byose. Ni ngo ibyaha byose yabiterewe igihe yaterwaga amacumu, ni ibyaha byacu yagira gute yacumitiwe. Niyo mpamvu bavandimwe mu Baroma 5:9 havuga ngo iki? Baroma 5:9 wadusomera, hagaragaza ko uwo muntu yanatsindishirijwe. Baroma 5:9 wasoma. Nkanswe none ubwo tumaze gutsindishirizwa n'amaraso ye, ntituzarushaho gukizwa umujinya w'Imana nawe? Ubwo twunzwe n'Imana kubw'urupfu rw'umwana wayo wadupfiriye tukiri abanzi bayo, none ubwo tumaze kungwa nayo ntituzarushaho gukizwa kubw'ubugingo bwe? Ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira Imana kubw'umwami wacu Yesu Kristo, ukiduhesha kuzura nayo na bugingo n'ubu. Amen. Mwumve ukuntu ibyo bintu bimeze bavandimwe. Ngo twari abanzi b'Imana, ngo twungwa nayo kubw'amaraso ye. Ryari? Ubwo ibyaha byacu byabarwaga kuri Kristo, twe tukabarwaho gukiranuka kw'Imana. Ndavuga abizera ngo biyunze n'Imana, ngo abo rero batsindishirizwa n'amaraso ye. Nta muntu n'umwe uzabana n'Imana uzatsindishirizwa n'imirimo ye, cyangwa uzatsindishirizwa n'imirimo y'abandi, uzatsindishirizwa n'amasengesho abantu bamusabira, ngo ahubwo ngo abo bantu batsindishirizwa n'amaraso ye ya Kristo. Kandi ngo izarushaho kubakiza na cya kibazo cy'umujinya. Abo ngabo batsindishijwe n'amaraso ye, ngo izarushaho kubakiza umujinya we. Uba appeased, umujinya we barushaho kugira gute kuwukizwa. Mbega uburyo bitangaje. Ariko umuntu utizera we ariho umujinya w'Imana. Ndagira ngo tujye no gusoza kino kiganiro mu byumve. Utizera we ariho umujinya w'Imana. None birasaba iki ngo umuntu abane n'Imana yera? Ni ukwizera iyo Kristo wagize gute wahana. Ni ukumurebaho ukamwizera. Iyo tuvuze kumurebaho, tumurebaho iki? Tumurebaho yuko yabazweho ibyaha byacu, tukamwitegereza. Muri ibyo avuga ngo namwitegereje ari ku giti. Ukamwitegereza, n'ubu ngubu twabivugaga, umwitegereza umurebe ahanwa mu cyimbo cyawe, ukabona ibyaha byawe yabihaniwe, ukabona aguha gukiranuka, ugatangira kwivamo, ukareka ibyo kwishakira gukiranuka kwawe, ukareka ibyo kwishakira kwikiza. Kubera ko ngo abataramwizera umujinya w'Imana n'ubu bariho. Muri Yohani 3:36 rayivuga ngo uwizera uwo mwana aba abonye ubugingo buhoraho, ariko utumvira uwo mwana ntazabona ubugingo, ahubwo umujinya w'Imana uguma kuri we. Ubu ngubu umujinya w'Imana uracyamuriho. Utizera umujinya w'Imana, igisabwa rero kugira ngo umuntu azajye mu ijuru ni ukwizera wahanwe mu cyimbo cyiwe. Reka mbabwire, Yesu yarazutse.
iyo ataza kuzuka tuba twizerane. Iyo aza gupfa koko akaguma mu mva, igihano cy'icyaha akaba yagihawe, ariko ntazuke, Satani ari kuba abyina. Twari guseba iyo atazuka. Pawulo yarabivuze ngo ese iyo atazuka ngo ibi bintu byose nahereye mbabwira ngo ibabwiriza babwiririza ubusa. N'uwizera yaba yayizereye iki? Ubusa. Wakwizera ndetse wakwizera umupfu? Ntiwakwizera Muhammad? Ntiwakwizera. Impamvu nta rindi zina. Abandi bose barapfuye. Muhammad yarapfuye ntiyazutse. Yemwe na Mariya bavandimwe, nuko Imana nibizi bajya bavuga ngo ku 15 z'ukwa munani ngasubira mu ijuru, ntaho tubona yazutse. Nta kindi kintu cyo kwizera. Wizeye ikintu gipfa. N'uwimba wizera umuntu, nimba uniyizera ngo nge ndizeye yuko umugabo nta bwenge ngo yari yizeye buriya, ngo yagiye nta rwandiko agenda atizeye Yesu, azi ngo azinjira nk'uko abandi binjira. We hari ukuntu umuntu atizera ikindi kintu akiyizera, ukiyemera, nawe uzapfa. Wizeye mu kintu gipfa ubwawe urapfa. Ariko Yesu yarapfuye agira gute? Arazuka. Muri Yohana 14:6 ngira ngo tuze kwasoreza uhasome. Yohana 10, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 14 umurongo wa 6, turenda kugana ku musozo. Yego. Haranditse ngo Yesu Kristo, Yohana 14 umurongo wa 6. Yesu arababwira ati nijye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Iyaba mwaramenye muba mwaramenye na Data, uhereye none muramuzi kandi mwaramurebye. Yesu yarabwiye ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Nta muntu wagera kuri ya Mana yera atanyuze kuri we, ndetse si no kunyuraho yo yijyanye, ngo aramufata akagira gute? Akamujyana. Wabana n'Imana yerute? Nuko uyu Yesu wazutse agira gute? Akujyana. Biragusaba rero kumwizera, biragusaba kumwiringira, kubera ko imva ntabwo ikirangaye. Yarazutse, ni muzima. Ku munsi wa gatatu yarazutse. Niko indangakwemera z'abakirisitu bose zivuga, niko ibyanditswe byera bivuga. Aha rero yarababwiye ngo nimurebe, nta yindi nzira. Aha yari yamaze kuzuka, habwa ngo nijye nzira. Hari nawe yabwiye ngo nijye kuzuka. Uwizera umwana afite ubugingo. Arabwa ngo nukuri ndabibabwira yuko unyizera, uwizera uwo mwana afite ubugingo buhoraho, kuko nawe yazutse. Twasomye ngo niwe utanga ubuzima, ubugingo akongera akagira gute? Akabusubirana. Ubu rero arabufite, yarabusubiranye. Afite ubuzima buhoraho, afite ubugingo buhoraho. Usabwa iki rero? Usabwa kumwizera. Usabwa kumwizera. Ndabinginze, nimba wakurikiye ikiganiro cyacu ukaba wabonye wenda ibyo bintu ari byiza, how poor you are, ugatahana ibyo gusa. Ukaba warebye reka ndebe wenda aho speak the truth igeze, checking amafoto y'abajeho, nabwo you are wasting your time. Ikintu usabwa ni ukumwizera Kristo. Niwizere Mugisha, niwizere je, niwizere ikindi kintu icyo cyose, izere Kristo. Mu Baroma igice cya 10 umurongo wa 17 aravuga ngo dore kwizera guheshwa no kumva kuzanwa n'ijambo rya Kristo. Ijambo rya Kristo waryumvise icyo rivuga. Rero wizere, uryumve, utumvirana, ahubwo wizere. Icyakora abantu bamwemeye muri Yohana 1:12, icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Urasabwa iki kugira ngo uzajye mu ijuru? Urasaba kwizera izina rye, ukaryizeraho iki? Ko uwo ari we Mana muntu wahanwe mu mwanya wawe, kugira ngo numwizera
utarimbuka. Ni Yohani 3:16 mukunda kuvuga ngo ni ukugira ngo umwizera wese atagira gute atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ni fact byakozwe n'intumwa 16:31 mucungagereza yumvise ubutumwa bwiza nk'uko nguko twabubabwiye, amaze kumenya ko Imana yera, akamenya yuko umuntu ari umunyabyaha, akanamenya ko Yesu yahanwe mu cyimbo cy'umunyabyaha. Mucungagereza yabajije ba Pawulo arababwira ngo none se ngo nkore iki kugira ngo mpabwe ubugingo buhoraho? Nkore iki kugira ngo nkizwe? Baramubwira ku murongo wa 31 ngizera umwami Yesu urakira ubwawe n'abo mu rugo rwawe. Kwizera umwami Yesu byonyine ndakwinginga, nubwo wenda wajya gupinga ibyo bintu, nimba ari warayoboye mu gukorera ijuru, izera umwami Yesu urakira. Nimba ari warayoboye mu kwikirisha uburyo ubwo ari bwo bwose, wizera umwami Yesu urakira. Mu Baroma 10:9 aravuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Niwizera mu mutima wawe. Ibi bintu nta kintu nkubwiye gukora. Iyo tuvuze ngo wizere, ntabwo nkubwiye ngo ngwine imbere bagwaga kayiwandikemo wenda bakwandike mu mubare w'abanyedini. Ntabwo nkubwiye ngo ngwine usubiremo amagambo. Niyo wasuye hano kuri truth sinzi speak the truth ntabwo ari huza. Nta nubwo nkubwiye ngo ngogenda ngo ujye ngo kureba ngo ahantu ngo mwidini ngo kuri parupiti ngo ugende ngo ujyeyo ngo ujye ngo kwatura ngo usubiremo amagambo. Oya, ahubwo hano haravuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizeza umutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Ni iki kintu? Ni umuntu yizeza umutima we. Ibi bintu ubyizeza umutima, ntukomeze gufata umutima wawe ngo ubyikureho uvuge ngo ibyo ngibyo ngo ni ukubyinjiramo cyane, ngo ni igipindi ngo cy'abigisha ubutumwa bwiza, ngo ni ikintu ngo barashaka ngo kubinjyanamo cyane. Ndakwinginze ubyizeze umutima wawe, urakizwa. Kwizeza umutima, hanyuma numara kubyizeza umutima nk'uko twabibonye, ugenda ubibwira abandi. Kubyatuza akanwa si kwa kundi mu bisubiramo gato gatoya ngo umwami Yesu, oya, ahubwo ni uguhera icyo gihe nk'ubundi kubyatuza akanwa, ukagenda noneho ubibwira abandi. Nimba ubyijeje umutima, komeza ubyature, uvuge ko ari ko kuri konyine, kuko niko kuri konyine kwabasha kugira gute kugukiza. Niko kuri konyine gukiza umunyabyaha. Yewe rero umunyabyaha, reba kuri Kristo, wizere rwose kandi ntunatinde. Wasanga ukimara kumva buno butumwa ari wo munsi wanyu ufite wo kumva ubutumwa nk'ubu ngubu. Birihutirwa, ni iby'ingenzi rwose yuko ureba kuri Kristo. Nimbona n'abanamenyeye n'ibintu by'Imana, ukaba usanzwe ubizi, wanabyumvise kenshi n'andi bari barabikubwiye, ariko nimba ugejeje uyu munota ukiri kubyumva, ndakwinginze muvandimwe, nta minsi ushigaje, izere uyu munsi, izere Kristo ukiri. Murakoze. Amen, amen, amen. Imana ishimwe cyane. Hari natekereje, nubwo dushoje ngenda nyuzwe, nubwo buri gihe uko nkoze ikiganiro n'abantu, nubwo n'abandi kuri kamera noneho ntaje imbere ahangaha hari abo natumiye cyangwa se mpicaye, mba ndimo ngenda nunguka. Muri uko kunguka rero nagizemo akabazo, niba atari kamwe ni tubiri. Ni akabazo ko kubariza umuntu nyuma umaze kwizera ibi ngibi, abe hati. Yego. Icya kabiri, niba ari famiye runaka y'umugabo n'umugore, umwe akizera, abe hati nanone muri urwo rugo. Yego. Good. Ni ikibazo cyiza ubajije. Ntekereza ko twe twabisomye, hari cyane twe twabisomyemo ngo twapfuye ku cyaha kugira ngo tubeho gukiranuka. Ubwo nibwo bukristo. Ubwo Yesu yapfaga azira ibyaha byacu, twapfuye ku cyaha icyo gihe, kugira ngo tubeho ubuzima bwose tuzabaho, tubaho ku gukiranuka. Gupfa ku cyaha, ukubaho gukiranuka. Ukuhe gukiranuka?
ugukiranuka kw'Imana twakiriye tubaho dukurikije uko gukiranuka, tugakomeza kandi dupfuye kubw'icyaha Kristo yahaniwe. Ubwo nibwo buzima bw'umukirisitu. Ni ukuvuga ngo yitegereza urukundo Kristo yamukunze cyane, akarureba, umutima we ukamubwira uti none uyu wamwitura iki? Uyu Kristo wamugenza ute? Usibye kumukurikira aho ujya iminsi yose, ukikorera umusaraba wawe ukamukurikira iminsi yose. Ko bisaba se yuko wahura n'ibigoye muri ubu buzima, ukomeza ukurikira Kristo. Icyo namwizeza, ntabwo umuntu wizeye agiye kugubwa neza mu isi, agiye kubaho neza. Benshi bajya bakunda kubeshya abantu ngo izere Yesu, ubone inzu, ubone viza ijya muri Amerika, ubone umugabo, ubone amafaranga, ibyawe bizuke. Nta kizuka kindi, ni uko upfaho wapfuye ku cyaha, utangiye kubaho ku gukiranuka. Wapfuye ku kihe cyaha? Wapfuye ku cyaha kuko Yesu yagihaniwe. Ugiye kubaho ku gukiranuka kubera iki? Kuko wahawe gukiranuka. Rero wahawe gukiranuka kw'Imana, akomeza abaho gukiranuka kw'Imana. Hari kwikorera umusaraba ugakurikira Kristo iminsi yose. Gukurikira Kristo kuzagusaba yuko uba umwigishwa wa Kristo, kuko umuntu ukurikira Kristo niwe he is a follower, ahinduka umuntu w'umwigishwa wa Kristo. Ni ukuvuga ngo uwo nguwo atangira gukunda ibyanditswe byera. Noneho bya byanditswe byera, bya bindi bivuga ibya Kristo, avuga ati reka nongere numve ibya Kristo, nongere mbyumve neza, nongere mbisobanukirwe, noneho menye detaye, menye ya misumari yatewe, menye ya mahwa yambaye, menye ukuntu ibyaha byanjye byahanwe mu mwuzuro wabyo. None ibyo rero biragusaba gukomeza wiga ibyanditswe byera, ndetse unabyigishwa. Mu yandi magambo, ukeneye kugira inyota nyinshi y'ibi bintu. Icya kabiri, gusenga. Kubera yuko uyu muntu wahawe gukiranuka kw'Imana agira inyota yo gusabana n'Imana. Yagize kamere yindi nshya, yabaye icyaremwe gishya. Rero agira inyota yo gusabana n'uyu nguyu basa, Imana. Niyo mpamvu agira communion n'Imana mu gusenga. Akomeza asenga, yiga gusenga kandi asenga iminsi yose. Si ibyo gusa, akomeza abana n'abandi bera, n'abandi bameze nkawe, abana n'ab'Imana, kugira ngo bahugurane, baterane umwete w'ishyaka ry'imirimo myiza. Wambwiye ute se ari abantu babiri babana, umwe yarashyingiwe, abantu babiri bashyingiwe babana, umwe yizeye undi atarizera? Ibyanditswe byera biri very clear cyane. Bivuga ngo iki? Rero nagusomera nk'icyo muri Petero wa mbere, First Peter, urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, igice cya 3 umurongo wa mbere. Ni igice kigaragaza kese y'umugore wenda waba wizera, ariko umugabo wiwe atizera, ari umupagani. Vice versa no ku mugabo. Ngo namwe bagore nuko mugandukira abagabo banyu, kugira ngo nubwo abagabo bamwe batumvira ijambo ry'Imana, bareshywe n'ingeso nziza z'abagore babo, nubwo baba ari nta jambo bavuze. Ikindi uwo nguwo yakora nuko nimba uri umugore, ugomba noneho, kuko wahawe bucyanutse bw'Imana, ugomba gukura noneho mu kumvira umugabo wawe, kugira ngo nubwo yaba atumvira ijambo ry'Imana, nubwo we yaba adakijijwe, areshywe n'ingeso nziza. Kubwiriza kwa mbere uko abantu babana ni uguhinduka. Ariko si ibyo gusa, no kwatura n'akanwa kawe bya bindi wizeye, ukamubwira ati dore uko byagenze, namenye mu byanditswe byera uburyo nabaye umunyabyaha, uburyo Kristo yapfiriye ibyaha byanjye, uburyo yahanwe, nizeye nakijijwe. Umuhamirize ko wakijijwe, kandi ibyo bijye bihamwa n'iki? Ibyo wabimubwira, musharinze ubutumwa bwiza, ariko kandi uranabibaho. Mugandukira abagabo banyu, kugira ngo nubwo batumvira ijambo ry'Imana, ingeso zanyu nziza zigire gute? Zibareshye. So kubimuhamiriza, kubibaho. Si ibyo gusa, ntunaguma aha ngaha, ukomeza ubyiga,
kuko mu byakozwe no mu gice cya 2 umurongo wa 42 ngo abizeye ngo babaga hamwe ngo bakomezaga kwiga ibyanditswe byera bagakomeza gusenga iminsi yose nta na rimwe umuntu wizeye azaba mu kirwa cye bwite nimba unavuga ngo warizeye ariko si uko bimeze reka nkubwire ngo something is wrong with the life you are living. Yeah. What can I say? Ni iki navuga kweri, Imana ishimwe cyane ku bwanyu. Nibyo bibazo bibiri nari mfite kandi murakoze kudusubiza. Ntekereza ko hari abo bizafasha batari bake, ndetse natwe bizaba nk'akazogera nk'inzogera cyangwa se igitonyanga gihora kigwa mu mutwe. Imana ishimwe cyane. Abantu bakurikiye Speak the Truth ndabashimiye cyane. Nshimye Imana ku bwanyu no ku bwa Pasiteri Mahombi kuba yaduhaye karibu akatwemerera tukaza tukajyana iki kiganiro. Si ubwa mbere, umwami nabishima tuzongera vuba cyangwa se bizabe kenshi cyangwa se akaba ari nacyo gihe cya nyuma umwami nabwo yabishimye. Yego nabishimye. Ikintu cya mbere ni uko ubutumwa bwiza buvuzwe rwose. Imana ikuha umugisha rwose, urakoze. So nshimiye cyane abadufashije kuri tekinike. Igihe n'Imana iguhereza umugisha, witanze cyane. Mube amahoro rero. Amahoro. Good.